Ukigera ku nkengero zacyo wakirwa n'uruhuri rw'inyoni zirimo ziririmba mu majwi meza cyane. Icyo nta kindi ni igishanga cya Rugezi giherereye mu ntara y'Amajyaruguru, kikaba gisangiwe n'uburere bubiri bwo muri iyi ntara aribwo Burera na Gicumbi. Mu mashusho n'amajwi bifite umwimerere, Ingiro TV yabatembeje iki gishanga cyo kizwiho kugira ibinyabuzima byinshi kandi byiza, harimo ibyatsi binini cyane bizwi ku izina ry'urufunzo ndetse n'inyoni nini cyane zizwi ku izina ry'imisambi. Ibi byose bikaba bifatanyiriza hamwe gukurura ba mukerarugendo bavuye imihanda yose baza kubyihera ijisho kuko biteye amabengeza. Ntitwakwibagirwa kandi kubabwira ko iki gishanga kiza ku isonga mu kugaburira bimwe mu biyaga byo mu ntara y'Amajyaruguru aribyo Burera na Ruhondo, kuko gifite umugezi munini cyane ukinyuramo ujyana amazi mu kiyaga cya Burera, nacyo kimena amazi mu kiyaga cya Ruhondo giherereye mu karere ka Musanze. Mu rwego rwo kubungabunga iki gishanga, ubuyobozi bw'akarere ka Burera ndetse n'aka Gicumbi bihora bishishikariza abaturage kukibungabunga ndetse bakirinda buri kimwe cyose cyatuma iki gishanga gitakaza ubusugire bwacyo, dore ko bagira intera igira iti urugezi rwacu turubungabunge. Dore ko ubu Burere kandi bujya butegura amarushanwa azwi ku izina ry'umusambi football tournament. Aya marushanwa akaba ahuriza abaturage hamwe n'abayobozi babo, bakabona rero kubibutsa ingamba zo kubungabunga iki gishanga ndetse ko bakomeza kukibungabunga kuko gifatiye runini ubu Burere uko ari bwombi. Aya marushanwa akaba ategurwa ku bufatanye na Rwanda Wildlife Conservation Association. Mu byiza byo kubungabunga iki gishanga bahora bibutswa n'abayobozi babo harimo kwiyongera k'umubare wa ba mukerarugendo basura iki gishanga, kwiyongera kw'amahumbezi aturuka muri iki gishanga ndetse umwuka mwiza duhumeka ukaba usukuye. Iyi nkuru mwayiteguriwe kandi muyigezwaho na NCR Cedric.